ntihazagera bakoresheje ubugenge n'ubugengo ni kure y'ubugome. Mureke ingangane mukomeze ingabire tuzibagirwa ingorane ngungane mvuga kuko ariyo ngingo yagenwe. Tuzazamuka tumeze nk'ingabo tugeraho tutazakubitwa ingumi twibagirwa ingoyi twibere mu ngoma y'Imana maze twinjizwe mu ngoro y'iteka. Amen. Reka mbabwire umwami w'igitangaza mbere yo kuba igitambo yabanje kuba igitamba mvuga bamwikoreje umusaraba ku gitugu ngo adutsindire cya gitero Satani. Niyo dusoma mu gitabo dusanga yaravuye mu gituro ngo azatugeze mu gitaramo cy'iteka. Ahatazagera ibitaro n'ibita ni kure y'ibiteye ubwoba tuzanagurwa ibitegengezi n'ibitonyanga by'amarira. Ntihazaba kwikorerwa ku bitugu abera bazava mu bituro duhindurwa imibiri y'ibitaka twambika imyenda y'ibitare maze turirimba indirimbo z'ibitangaza. Amen. Musome Matayo n'amatendo ya mitume vrema murasangamo matamutamu kandi muje mwera amatunda y'umwuka mukomeza amategeko n'amateka y'Imana yo n'amatangazo y'ukuri. Amen. Mushishikare ku matorero mwatsa amatabaza muje muvuga ya materime ya Yesu. Hari umunsi umwe Yesu azatarura itorero rye ngo ritahe iwabo waryo, naho Satani azasigara muri aya matongo aha yagenda amatambi yikwije amatope azagumya kwitonganya yatotoye nibinaba ngombwa arware traumatisme. Amen. Mukomeze indagano mwirinde indagu no gukunda indamu mubwira abantu birinde kuba indaya muje mumenye yuko imibiri izasubira mu nda y'isi. Imana yanga indarike abakiranutsi bazava kure y'induru umunsi umwe tuzava muri iyi ndara tugendere mu kirere ng'indege twabaye indesha imwe tuzagire mu ndege yo mu ijuru twabaye indatwa aho hantu ntihazongera kuboneka indushi. Amen. Mucunguzi mwiza iyo nibuse ko wazanye umuco mwisi ukihanganira umucoko w'umusaraba naho mu gashamba k'Igetsemani Yuda yari yabaye gashuhe yagize umutima nk'uwa gasheri agenda asimbuka muri ka gashigo ameze nk'agashege yagize agashesho na Satani yaprepara agashinyaguro ariko data akomeje guha Imana agashimwe. Naho Satani ni igikoko yategurije Yesu ibyago muri cya gikombe ukibona mu mwijima w'igikorwaho tiwatinyisho gikuba wemeye gukubitwa cya gikoni n'imisumari mu gikonje urangiza igikorwa cyawe icyo tukubereye mucunguzi n'igikoresho. Amen. Wihanganiye inkubi n'inkunda ruzino z'abaroma wavuze ko isubizanyemo inkongi wemera gukubitwa za nkoni iyo dutekereje inkomeri zawe tuba dushinye inkokora tukageza mu nkoko. Data turagusaba ngo turinde inkongoro icyo twemeye kurinda n'inkota ku bwawe nitwamara kwamuka ya ngombe y'urupfu tuzabona inkovu zo mu biganza byawe. Amen. Tugenda tugisha ubutumwa bwiza tugera mu maparuwasi yose nibiba ngombwa tugenda muri iriya pe yitwa Paris cyako nubwo turimo kwimirwa n'iyi pepo yitwa Piki tuya turimo guparamira turagupinze tugira umupendo ni Pawulo iyo dupendeke zizo yakoze tubona ko twapuke Pentecoste tutikandi giso n'icembezo ko dufite resepasi zatugeza muri paradizo. Amen. Nico bituma bitubwira ngo nimuvugirize Imana amapendo kandi musenge mwirukana amapepo vrema amapendo yakomeye. Biratubwira ngo tuzazamuka tuvuye muri aya mapeyi tuje kure n'amapori aho twategurijwe amapambo aho ni muri mapambo azuko tuzapigirwa amapigo tukambikwa amapete tukaririmba indirimbo z'amapambiyo uzemere tuzoba twabaye population tubu muri paradizo abatarifashe nka popo ngeraye ba pauvre abo bantu bazavuga pouvoir kandi aho ntiyazagera ba paganisme nyamara baparanganye ni pombe ya Primus bakuzura ipepo tibazabona paradizo. Abakomeje pedagogie y'umwuka tuzazamuka twibere muri paradizo. Amen. Abafite financement y'umwuka dukore tugeze kuri finale muja mumenya ko Yesu yanyaze Satani funguzo asigagendere kuzimu nkifuku ubu yaramufermye yabaye febre nibyo ari mu gukora byabaye fo. Mukomeze financement y'umwuka umunsi umwe tuzava muri iyi ferme tugera tutazabona fanta na faraho twibere mu ifuraha y'iteka. Amen. Ibisigaye ndimukaje mubabayika mwubake kuri baza yacu ni Yesu kandi mugire kwizera nka babo Abrahamu gusa mwicishe bugufi nka babebe musome Zaburi n'Imana iturukanire Perezeburi. Hari umunsi umwe tuzabona Baba muri Beura aho tutazabona za Boeing tuzabwira isi ngo bye twibere ba bose Yesu atubwire ngo bon appétit. Amen.